Bakunzi bacu rero twongeye twagarutse Bisaro Life TV nkuko dora tubibabwira, twongeye twagarutse kubagezaho ibyiza bituma ubuzima bwacu bugenda neza. Turabasuhuje mwigire hino, hanyuma twongere twirebere hamwe ibituma ubuzima bugenda neza. Uyu munsi rero nabateguriye ku bishyimbo by'umutonore. Mbana bashakiye utuntu n'utundi rwose, nanjye nkavuga nti ntago nagenda nabibabwiye. Ibishyimbo by'umutonore bikundwa na benshi muri aka karere kacu, kandi birimo imiti itangaje. Kuba bikize kuri vitamine, cyane cyane vitamine C n'imyunyungugu y'umwimerere nka acide tartrique, bituma bitera imbaraga. Umutonore ufite selulose nyinshi, bityo bikagirira umumaro abarwaye impatwe n'umubyibuho urengeje urugero. Iyo bacaniriye ibishishwa byumye by'ibishyimbo mu mazi, ayo mazi agirira umumaro abarwaye kubyimbagana ibice runaka by'umubiri, icyo bita oyodeme, biturutse ku mutima cyangwa impyiko. Abarwaye rubagimpande ihoraho, rhumatisme chronique ndetse na diabete. Ibishyimbo byumye, garama 100 zabyo zitanga kalori 350. Ibyo bigatuma bavuga ko igishyimbo gikize ku ntungamubiri. Ibishyimbo byumye kandi bikiza ku myunyungugu, bifite calcium nyinshi 150 muri miligrama 150. Usangamo magnesium, hakabamo n'ubutare miligrama 10%, umuringa 1.5 miligrama ku ijana, na manganese 1 miligrama ku ijana. Bifite vitamine B ku buryo muri grama 600 na BD grama 240 ku ijana. Acide nicotinique facteur PP ingana na 3 kugera kuri 7 miligrama 5 ku ijana, ikaba ari ingenzi cyane ku babuza amaraso, bigatuma uruhu n'ubwonko bikora neza. Bifite acide pantotenique nyinshi nk'iyo mu mashaza cyangwa se karoti, amashu y'indabyo nka shufurere, shufurize, soya, igisura n'ibinyampeke nibyo bita noix n'igi. Ni byiza ku barwaye indwara z'imirire, babuza amaraso, igifu cy'imisemburo idahagije, indwara zo mu kanwa, stomatite na aft, kubabuka bigaragarira mu kanwa cyangwa mu myanya ndangagitsina y'umugore, ibisebe n'indwara zifata imyanya y'ubuhumekero n'iz'uruhu n'iz'imisatsi, alopecia, imisatsi yumagaye cyane, sebore ni indwara igaragazwa n'ivubura rikabije ry'amavuta asohokera mu twenge tw'uruhu, rimwe na rimwe hakajya hasohokamo utuntu tumeze nk'utunyo iyo hakanzwe. Aho utwenge turi hakabyimba, uruhu ukazamo amavuta ntayo wisize, ugasa n'umuhondo. Ibyo bikaboneka cyane mu maso no ku mugongo wo hasi. Ibyo bigatera uruhara cyane cyane ku bantu bakoresha ubwenge cyane. Iyo ndwara ikunze kwigaragaza ku bantu bagejeje ku myaka 12 kujyana hejuru, cyangwa se icyo bita kaniti, kumera imvi. Imiteja ni umuti ukomeye kuko ukize kuri
kuri aside ivura diyabete, ikaba iboneka mu miteja. Ku barwayi ba diyabete rero mujye mukunda gukoresha imiteja cyane, murumva ko habamo umuti utaruzwi na bamwe. Imiteja ni ingirakamaro ku mubiri w'umuntu cyane. Ni uguteka ikiyiko cyayo mu itasi y'amazi ukanywa ari nta kindi wariye. Kuri diyabete ushobora guteka igipfunsi cy'imiteja mu nusu ya litiro y'amazi, ukabicanira kugeza hasigaye icya kane cya litiro. Umurwayi akabinywa kabiri, mu gitondo na nimugoroba mu gihe cyo kurya cyangwa nyuma yaho. Bakunzi bacu rero b'Isaro Life TV, urumva ko tuba twagiye tubavumburira iby'abashakashatsi bagiye babona. Umuntu utari ubizi ashobora gufata iyo miteja akaba yayitogosa nk'uko tubivuze, amazi abonyemo akanywa mu gitondo na nimugoroba, byamufasha cyane ntibitume wenda iyo diyabete imugiraho ubukana bukabije. Bakunzi bacu rero b'Isaro Life TV, nta dusoreje. Kuba bishimiye ibyo tubagezaho, mwakora like, mugashyiraho na comment, mugakora na share, n'abandi bakabasha kumva ibyo tuba twabagejejeho. Tugakomeza tubashakishiriza n'ibindi nk'uko bamwe bahora babidusaba, kandi turabakunda. Naho ubutaha, murakoze.